Heyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndagarutse muri bya biganiro byacu nsanzwe mbasangiza kugira ngo turebere hamwe abahanzi b'inararibonye hano mu Rwanda, kugira ngo turebere hamwe ko aba bahanzi twakongera kubabyutsa, ariko bigaragara ko bigoye cyane. Umuhanzi bita The Ben niwe ngiye kubanza ngarukeho. The Ben yadusezeranyije ko agiye kuduha amahiti. The Ben turamutegereza, turamubura, ariko hari ibintu nka 3 cyangwa 4 dushobora kurebera mu ndorerwamo tukahita tubona ko The Ben ibyo yakoze ari ukuri. Icya mbere cy'uko The Ben atagomba kuduha indirimbo, The Ben arareba akavuga ati njyewe Ben wakoze amahiti yarebwe na miliyoni za 50, ninongera gukubita hiti ikaba nk'izi flop za Meddy yageze kuduha, uyu mugabo akongera agakaraga ubwonko akareba akavuga ati iki kibuga ko kirimo abana bato bafite imbaraga, bafite ubushake, ndongera njye guhangana. The Ben akongera akavuga ati ko maze kugira urugo ngeze mu myaka 30 hafi 40, turimo turajyana aho ngaho. Rero akavuga ati iyi Afurika ndeba, kuko The Ben ni umuhanzi mwiza, tuvugisha ukuri, tureke kuvuga ngo ni umuhanzi ukiri gushaka hiti y'u Rwanda. Not The Ben ni umuhanzi mwiza uri gushaka level yo gufata Afurika cyangwa se ahisumbuye aho. So rero The Ben akavuga ati ni nkuri kosa aba bafanzi banjye, aba bakunzi banjye bo mu muziki bakancishamo ijisho nkakubita views 100,000 cyangwa se kamiliyoni kamwe 2. Akahita avuga ati ngiye The Ben wakoze amahiti za Habibi na Sara n'izindi nyinshi cyane. Akavuga ati ngiye The Ben ntago nduwe. The Ben akaba ari nayo mpamvu afite ubwoba, kuko The Ben tuvugisha ukuri ntago yabuze studio, urumva abarimo kugongana n'abaproducer benshi cyane, kandi sinzi ko hari umuproducer wakanga gukorera Ben muri iki gihugu. The Ben afite amafaranga yego yishyura studio, ariko nubwo hari n'abaproducer benshi baba bamwaproachinga kugira ngo abasure bamukureho projet. Gukorera The Ben ni ibintu byiza birenze, ariko The Ben ntabwo ashaka kuririmba. The Ben mu by'ukuri amakuru ahari ahorana n'aba baproducer, ariko The Ben ntabwo ashaka kujya muri studio ngo recording. Respect kabisa akantu yakoze ko kuba ejo bundi yarifotoreje mu ndirimbo ya Bruce Melody, ariko The Ben mu by'ukuri arabara ibyo bintu 3 akavuga ati The Ben urwego ndiho ntarusenya, urwego mfite, urwego namaze kugeraho rwo kuba legend ntarusenya. Ariko The Ben ufite ubwoba bw'ubusa, subira muri studio. None se ntabwo urabona aba legend, abantu babaye aba legend, ariko uyu munsi agira gutyo ukabona kubisa kana abafana be. Subira muri studio Ben, wigira ubwoba, urumva. So rero The Ben arabara ibyo bintu 3 akavuga ati sindi umuhanzi urajya guhangana muri Afurika, maze kwigira imyaka za 30 na 40, abana batoya nizo vision. The Ben ibyo bitekerezaga mu myaka 10 ishize, akavuga ati aho isoko ry'uyu munsi rigeze, The Ben ntago ndaza gukonfirima abantu konje kongera kubakoma amahiti nkayo yadukomye. Kandi kuko mu by'ukuri The Ben ntago yakora hiti zirenze izo yadukoreye. Kereka bya bindi byo kuvuga ati yabyutse neza agahura na producer nawe yabyutse neza, abantu bakahita badukubita imirire. Ariko The Ben yakoze amahiti, sinzi ko yakongera kubasha gukora amahiti nkayo yaduhaye. So rero ntabatindiye, reka tugaruke no ku wundi muhanzi bita Meddy, tumukubita akanyafu, kuko mwabantu mwe murabizi ko dufite aba legend babiri ubundi muri uyu muziki, abantu bazamuye R&B bakayigira iyo yabayeyo, ni The Ben na Meddy. So rero Meddy nawe reka tumugarukeho gatoya, tumukubita akanyafu. Meddy yadusezeranyije ko R&B atazongera kuyiririmba, ariko Meddy atubwira yuko byibura icyizere yaduhaga. Yaratubwiraga ati nubwo R&B ndetse kuyiririmba, ariko njyewe ndahari muri gospel. Meddy rero yateye icyumvirizo ku isoko. Murabyibuka indirimbo yaduhaye mu minsi yashize Ntizifate,
yateye icyumvirizo ku isoko abone amazi ntago ari yayandi. Meddy nawe yari umuhanzi udukubita amahiti, indirimbo zikagera mu views miliyoni 100, miliyoni 80 zirenga. Urumva uwo muhanzi aba aremereye. So rero kuhita bigarukamo akabakubita agasampo, akabakubita akantu hariya akabona mu kubisa miliyoni views, ahita avuga ati amazi ntago akiri yayandi, aho kugira ngo nsebera aha hantu nagize gute, nakiye, reka ngire gute umuziki, reka mbe mupoesheje. Meddy rero nubwo bwoba afite nawe. Meddy nawe arakubita imibare akavuga ati ntago nakongera gukora amahiti nkayo nakoze, ntago nakongera kugira vision nk'iyo nari mfite mu myaka 10 ishize. So rero Meddy akahita avuga ati reka mbe mbanye nigire gusenga, nitungire umugore, nitungire famiye. Agakubita imibare akabona umuziki aho ugeze uyu munsi waramusize, noneho kuwukorera ku rwego rwo muri Amerika. Erega hariyo umuntu agezeyo hari ibintu byinshi cyane ahita aba busy nabyo. None se mvuze Meddy nibuka ukuntu yajyaga abonana na Rick Rick hariya. Rick Rick muracyumva ari Rick Rick muzi wadukubisa amahit, wari producer wa buri mwaka hano mu Rwanda. Nawe rero so ari busy nyine mu zindi nshingano, bano batipe hariya baba bari mu kandi kazi kandi kenshi. So rero Meddy nawe arakubita iyo mibare akavuga ati umuziki uyu munsi waransize, umuziki vision nakawugizemo ntago ariyo myaka ndiho. Bano bagabo bari beza mu myaka 5-7 iciyemo, rwose bari abagabo bafite igikundiro hano muri Afurika, naba legend hano mu Rwanda, respect. So rero Meddy nawe yakubise icyumvirizo aravuga ati umuziki waransize, ahubwo ngewe reka nitungire famiye, nikorera akazi. So rero aba bagabo tubakubita akanyafu, hari uburyo mubashiye kudutamo indirimbo, mushobora kubikora, mudutemo. Mufite ubwoba bw'iki? Mudutemo kuba mwagira views nkeya, ibyo ntago ari ikibazo. Twe babakunze tubahoza ku mutima, n'ubundi muduhaye ibihangano nk'uko twabakunze, twabikora, twakumva ibyo bihangano byanyu. Mureke kugira ubwoba, isoko riracyari open. Gusa ntabwo nabizeza success nk'iyo mwagize mu myaka yashize last years, ntabwo ibyo nabibizeza. Ariko true, hari abantu babakunze by'ukuri, hari abakunzi banyu batari abafana. Umufana akunda ibigezweho. So rero umufana, hari abantu babakunze, hari abantu babakunda, bakunze ibihangano byanyu. Abo bantu rero baba bagitegereje ko anytime mwagira gute, bakorera bya bintu byiza, za ndirimbo nziza z'urukundo, za ndirimbo nziza bari babategerejeho mu myaka iciyemo. So rero The Ben, Meddy, mugaruke mu muziki, turabategereje, muri aba legend. Hari byinshi mufite mwakongera kudusangiza n'abato bakabigiraho. So iyi ni Truth TV Rwanda, nje nkaba B1 promoter, mba naje kurabura babasani bakonje, babasani batakivibra, nkababwira ati mugaruke muri studio, mugaruke mudukubite imizigo. Iyi ni Truth TV Rwanda, nje nkaba B1 promoter. Mwakoze cyane kudukurikira.